umubonye ute Vansope. umva nkubwire rero nakubwiye ugomba kuyikina nta bintu byinshi Sharanye sindi umwana pe. Umva game tugomba kuyikina neza. sawa nawe ndakwizeye Umva cyane. Cyane pe. Jani. Oui. Wanyuzwe nama. Liza, uraho? Yes. Amakuru yanyu. Meze neza. Ariko meze neza. Nuko muri iyi minsi nari maze iminsi mujya mu buzima zitangiye sinabonye akanya ko kuzagira Urabona tubonye abashyitsi. Hano ubusanzwe wari uzi ko nari mfite ka kamisi. Ubu rero kamisi yo kanya ndagakomeje ahubwo Jani. Wari usanze ngiye ntabwo ari ukwirengagiza. Ahubwo sheri wanjye buriya murakomeza muganire. Wari usanze ngiye ngewe ndumva nta kibazo. Nta kibazo sheri. Okay, musigare amahoro. Tuzasubira ndumva n'ubundi ndasanga mwagiye. Sawa. Mukobwa bye. Bye. Ngara ubona ntabwo nigeze nsinzira. Habaye iki se noneho gituma udasinzira rwose bize ngara? Ntabwo nigeze ngoheka nkubwiza ukuri ngara. Kagira inko. Sabone imvura itagiye. Ne ikigo kiteganya gihe cyaranabitangaje. Cyavuze yuko twitegure kuko hagiye kugwa imvura igihe kirageze. Urabizi ko kwa mbere yangushije. Ndimbwa nta n'amafaranga n'igihumbi wambazamo. Noneze kuva mu kwa mbere ubu ntabwo wari wayegura. Yeguza se. None reba imvura yatangiye guhita. Nagerageje kugera no ku bayobozi b'ibanze ngo bahe umuganda. Ngo cya gikuta cyaye cyaragoye haracyarangaye kwa kundi. Ko hameze ubu ubucurama butahamo. Ngerageza kwinginga abayobozi b'ibanze ngo mwansabiye akaganda byibura ku munsi umwe bakambura udutafari. Ariko se bize ngara konzi ko ubana konzi umukuru umuntu w'umugabo uyu wakana n'imiganda buri buyobozi bw'ibanze yo bukwiburiye ujya mu nshuti zawe bakaza bakaguha umuganda kuko ntabwo bira bintu tuba twarabikoze ntituba twarahubatse tukahahuza uko hari hameze nawe wararangaye ngara ubona akanya ryari uretse kumbeshya ko kubera yuko igihe cyandenganye ubona akanya ryari kuba uriho wirukanka hirya no hino ne umva eba ntabwo nkabona ariko inshuti yawe wishakira umwanya iyo yagize ikibazo yakwitabara yicerega buryo umugabo abera utabara mugenzi none rero rwose inshuti yanjye ngara imba nta n'amafaranga ufite uyafite wayanguriza nashaka nkazakungukira ariko ntabwo wandangira ba bantu ngo bajya batanga amafaranga yunguka ugene mbere ngwatiriza ikimasa cyane cyangwa ndakubona ndakeye cyane rwose urakeye pe mukuru muri iyi minsi umeze neza ariko shaho umbeshya none bimeze bite ndaho ariko simeze neza kubera iki ariko si ubundi hagati aho ko wari wanyu nari maze iminsi mugiye mu kazi nanjye pe ariko nagutekerezaga niyo mpamvu mfashe umwanya nkaza kukureba uyu ni murumuna wanjye yiga hanze ariko muri iyi minsi nyine yari yaragiye kudusura niyo mpamvu tuganye murumuna wawe mwiza nagize ngo nawe ni ukuri wari uri mu mubare w'abandi ngo yasha ntabwo nabikora gusa ubundi bakwanze ni birebire habaye iki ukumva ndenda gusara ubundi byagenze gute gusara ukumva mu tuntu kwihagarara naho ubundi uhatari kubera iki umva ngiye kukubwira ibanga ntabwo uzambamo ntabwo uzambamo ya urabizi neza ko njye ntajya mvuga ubusa ya ntabwo nakuvamo pe urabona hagahungu ngo ni Mike kongo iki Mike
ataravuga Mike mba mubwira hari abakobwa nzi babiri Ngwa Mike yarabasajije barutse ku gasozi none uracyaririmba Mike wowe ngwiki Mike suwe umva nimba ariko nkubwira nagize gutya ukumva mukubita miliyoni 10 ngwiki musaje umuntu bibwira ariko ngwiki mukubita miliyoni 10 telefone ayigara yiri ngenda gusara umuntu cy'ubwumva umva bakubwira ngire Mike nikomeze mureho nikomeze umva ufite amasimukadi nk'ijana ntuzongera no kubona bibaho simukadi nk'ijana rero bize ngarashaka bankubira yanzayabona bamubwiza uko irambe dore leta y'u Rwanda yarayamagaye ndetse banabikumvisheho do bagutwara kwa kundi bagira guke ubundi ukajya imbere ya senyenge hambere ntago zemera kose leta nayo rero hari ibintu rwose ishobora kuba ituvangira ubusinga umuntu wumvikanye akakuhira amafaranga aho ukamuha ingwate wayabura akayitwara icyo ni cyaha hambere burya ni ubusambo ariko nawe bibaza umuntu agize gutya ngo nguhaye ngo 1,100 ngo nyuma y'ukwezi ngo uzampa ngo 200 wajya mu byumweru 2 nawe muhari 300 ngo kandi ngo nutayama uziko hari n'abajyaga batanga abagore ba ngo umugore wanjye ngo uzamujyane se leta ugira ngo yagiye gufata icyemezo abantu batasaze umugore yani bigeze aho umugabo avuga ati nzaguha umugore wanjye none se ntacyumariye rero muri icyo kibazo oya ngira inama biragenda gute nanone ikindi gikuta kirongera kigwa dore imvura iraguye rwose ngarama ntabara inama rero nakubwira hazi ko nta n'umuntu waguha amafaranga gucyo asari banki ahubwo duhamagare inshuti yawe aho iri hose duhamagare tuze tuguhe umuganda niba hari n'ahakenewe amafaranga tuyatange ariko siko ari ntabwo uzi icyo bita kuremera se kwa gatandatu muhamagare muze mu mbumbira amatafari ubu leta isigaye twigisha ngo kuremera umuntu ese ntabwo uzi ko duherutse gutanga mituweli tugatangira abantu 100 mu mudugudu wacu yego nginira none se igikuta kimwe cy'inzu cyatunanira ese cyatunanira reka rumwe uce hirya nce hino dushaka abantu b'abagabo nkatwe duhure kuwa gatandatu dukora umuganda tugira ngo neza umunsi umwe tuzara tukagejeje barakavura umuheto ntibakira undi munsi tugaruke n'igipande n'umucanga tubiteye rega harimo n'abafundi nubwo dukora akazi gatandukanye uzi muri twe ko harimo n'abafundi umva ngara uri umuntu w'umugabo ntabwo narizi ko ufite ibitekerezo byubaka bimeze gutyo Jane umfashije iki kuko ndakwinginze niba hari ikintu ufite cyo gukora umfashe rwose umva nkubwire nk'ibihumbi 50 ngenzagina nshake Mike tujyane kucare tuganire mugurire ngenzamukuramo ijambo kinzaga ndikubwira niko sha nta kibazo ndayaguha n'ugiye kumutira umutima nzaza nkubwira ko nzaguha igisubizo kizima ni ukuri ndayaguha rwose kandi nukuri urakoze wagira inshuti yagira aho nukuri urakoze nukuri ntabwo naguye muri ndumva ndushye ubyumve ndarushye mu mutima wanjye ihangana rero ndayaguha rwose wowe uzagenda ukora umuti uzabibona sibyo nzahita nkubwira pe urakoze ni ukuri umva rero burangwize ngo kuri bwa sekati ngo nzamukorere umuti ngerage gushaka Mike umva nkubwiye tugomba kuzihekenya umva tugomba kurikuramo ikintu tugomba kwikina uko byagenda kose kandi nawe umenye ubwenge twizeye tugomba kwikina ariko bimeze wahabonye genda umurongore ahubwo tumva genda umurongore reka ndongore umuntu genda urongore umuntu urumva numara kumurongora bizakubaho ntuzabimbaza ariko ndagushyigikiye nongeye nisubize ubutoya shabize gara genda umurongore tujye tukata mu ntuza amabuna zunguza gutya zunguza umva ntayitinya itarungurutse urongora umugore reka ndongore umugore boya murongore